filime dusoza umwaka, iyi filime ndayibatuye. Ni filime buri muntu adakwiye gucikwa kuko nta n'ikindi baba bararebye. Barakwereka umwana mutonya ukomoka muri Pakistan, akana gato kaje kuburira mu Buhinde, imipaka bayigafungiraho. Uwo mwana ngo yari ikiragi. Nyagasani, hey! Uyu munsi nta gikabyo, abantu mugira amarira hafi, abantu mukunda filime z'ubwenge, filime z'ibihe byose ureba nizakuve mu mutwe no mu mutima. Iyi filime ntigucike. Ibaze ko ufite umwana w'imyaka 5 akaba mu Rwanda, mwajya muri Ghana akaba ari hasigara ari n'ikiragi, atavuga ngo iwacu ni mu Rwanda. Uwo mwana yamenye iwabo gute? Hey! Uwo mwana yashigura n'umugabo wigirira umutima. Bimeze bite uwo mugabo ninde? Mama we! Uwo mugabo ngo niwe agomba kuzajyana umwana iwabo mu buryo bugoye cyane. Nimba uri umuntu ukunda filime z'ubwenge, uri umuntu muzima uzi kuri seriye, iyi filime utanayirebye nta n'indi filime waba wararebye ku isi. Salomon Khan, hey! Ukora kuri uwo mwana Salomon Khan, hey! Igikorwa kirimo filime y'ubwenge, filime y'ibihe byose. Muri uyu mwaka wose nta na filime nigeze nkurirenzi. We yirebe uyirangize.